aha ndarenze amakeke nariye ngira arenze fata iki amavuta duke gasiga he gafuniko nawe bishyira agafari iyo urangije ufata iki ufata agafarini gakeya ukagira ute ukamumagizaho gutya ku mpande gutya ayibonye mama didi nyegera dukora kwimbabura hasi ahubwo ugira ifu ganze nafatwa gakeya urumva kane kikakuriye na yakumvise nashimene kibiri none gorera gushyira mu nkumwe byibuze kuko nakoze pate ntoya bari kugira ute nuko ko tumuruso twawe tubyimba nyine turabora tubyimba nakazi kanyu shaka dukora nyine turingane kuryo bishye nabyo vuba ese kingizi cyava kurusha keke Nilikonde zose zikwiye nagiyeho da ushobora niba yikora idahita ijyaho yose nayo akagahunda gashyiraho iginyereke akazi yisi turayikora yikoreta kurabukanyira bujute kurabukanyira bujute abanda nayikubita neza ingene turayikora kabiri ko se kabiri turabona amakara n'ibiki byose amakara arahari pe ariko irasafuriya irashyushye bo ongeza fata ntuze Fata video. Nonye ujye mfata mu gakiya pintu tuze kunywa twigisha ibintu biri online. N'abanyeshuri se. N'abanyeshuri urabafata. Biswi hano mu mbabura kasa nk'umucanga. Bisa nk'umusofuniko ko dushyizeho iki? Biswi hejuru. Tugiye gucyongera amakara he ku mufuniko wacu hano hejuru. Koresha ibintu z'ipapuro byinshi no kuri Imana irashyushye. Zana yafuka nkwereke. Tugabanya amakara twongere hano iki? Umufuniko. Iriho neza mujye mumbwira kugira ngo mutaza guhinga aho nibagiwe ko ari mu cyobo aka makara yano ni make cyane marahongeza ku buryo bufatika mwanya washaka duke cyane arashize ayiteka n'ikibazo cyo mbabara ngira kutagiye mu gikombe yesu mugeza ko basasa